ushobora nko kugura nk'imodoka ukayigura wenda ifite nk'ikibazo muri buwate. Ikintu rero gishobora kukubwira ko buwate yawe ifite ikibazo ni iki, cyangwa se bahe nk'ikimenyetso kimwe gishobora kukubwira ko buwate irimo ikibazo, cyangwa ibyuma bikunze gupfa muri buwate y'imodoka. Ko njyewe nagendeye wenda nashakiye kontorore nk'Iremera nka gatatu, ariko ibintu byambagaho ni ibitendo. Njye naragiye bwa mbere, burihangara gato batere kano gastori, wihangane gato. Hari abantu benshi hari n'abantu benshi usibye no kuvuga ngo bagomba kwihangana, ndabizi neza ko hari umuntu udukurikiye kano kanya utazi ngo kontorore ishakwa gute. Ubwo rero kugira ngo buriya vitesi ihinduke, haba ku modoka za manuel ndetse no ku modoka za automatique, kugira ngo vitesi ihinduke bibera muri buwate. Kuvuga ngo harimo ikintu nyine gituma imodoka iva ku muvuduko ikajya ku wundi. Yes, ni ukuvuga ngo rero kugira ngo bigende gutyo ku modoka ya manuel, buriya iyo ukandagiye amburiyaje kuri manuel, iyo ukandagiye amburiyaje iramanuka, kuri amburiyaje imanuka hasi kuri tapi ugiye nko kwangaja vitesi. Amburiyaje iramanuka, yamanuka igasunika icyitwa bite n'akuma nyine kabamo indani muri buwate. Nakumva bakita bite. Noneho bite muri buwate habamo ibindi byuma bibiri bita disque ndetse na plato. Ibyo biba birimo hagati muri buwate y'imodoka, habamo disque na plato. Noneho iyo ukandagiye amburiyaje isunika bite igatandukanya plato na disque. Wasunika roviye ya vitesi, nyine iyo muvuma yabayemo hagati muri buwate ni gituma imodoka irekura vitesi imwe ikakira iyindi. Urumva iyo muvuma yose ibera muri buwate. Noneho ikintu kiba kiriho ni iki rero, ushobora nko kugura nk'imodoka ukayigura wenda ifite nk'ikibazo muri buwate, ifite nk'ikibazo wenda ukumva harimo nk'ikintu, hari nk'igihe nk'imodoka uyitwara ibintu bikajegera, ariko ntube wamenya ngo biri kuvugira he, ukaba utasobanukirwa ngo ibi bintu birimo biravuga biri kuvugira muri buwate se, cyangwa ibi bintu biri kuvugira muri moteri y'imodoka. Ni ikintu rero buriya ni nacyo kintu cya mbere abashoferi baba basabwa kumenya amajwi y'imodoka. Nk'iyo bavuze ngo kurega imodoka, ni ukurega amakosa ari ku modoka cyangwa se ubupfu bwayo. Urumva rero ntabwo warega ubupfu bw'imodoka ngo ugende ngo ubwire abantu ngo numvishe ikintu gisakuza. Ntabwo wabwira umukanishi ngo ngiye numvishe ikintu gisakuza mu modoka kandi utazi aho giherereye. Niyo mpamvu iyo utabizi ubanza ukamufata umukanishi mukajyana mu muhanda akajya kubyiyumvira ubwe. Buriya umukanishi we arabyumva akamenya ati rino jwi ririmo riraturuka muri buwate cyangwa se iri jwi riri guturuka muri moteri y'imodokari. Ni ukuvuga ngo rero ikintu kiba kiriho, niba udasobanukiwe neza ibintu by'imodoka na announcement nanishatse kwihera abantu bifuza kugura amamodoka. By the way, dufite isoko rigari rigurisha imodoka, abantu mwifuza imodoka zikora business ya auto ecole cyangwa se izi modoka zigisha, n'abifuza imodoka zo gutwara muri rusange. Tubafitiye imodoka nyinshi cyane kabisa, kandi nzi n'abifuza gukodesha, bifuza ko twabaye imodoka zo kwifashisha mu birori. Ikindi bansubizenguruke yose, buriya hari abantu baba bagira n'impamyi y'imodoka ku buryo bamuzanira imodoka uko bayimuhaye agahita yicaramo. Uwo ni wowe bro, ni wowe. Urumva ntuzengurutse imodoka yawe ngo ubanze urebe amatara yayo, urebe inguni zose z'imodoka, urebe ko imodoka nta kibazo ifite. Ikindi kintu buriya habaho icyo bita kujoja imodoka bro. Kujoja imodoka ni ukumenya ibipimo by'amazi n'amavuta biri mu modoka. Ntabwo ari byiza baraguhagurutsa imodoka ugapfa kuyitwara utazi ibipimo by'amazi n'amavuta biri muri iyo modoka. Hari igihe usanga nk'imodoka idafite amavuta ya moteri, iyo uyitwaye iminota mike habaho icyo bita kugonga moteri, imodoka iragonga. Iyo imodoka yagonze moteri biba ari ubupfu bunini cyane, ku buryo nibwo nyine hazamo bya bintu byo kuyiroviza, hashobora no kuvamo ikibazo cyo kuba bagura indi moteri, bitewe n'uko wenda bayirovije kenshi ikomeza kugira icyo kibazo. Urumva rero biba byiza cyane niba ugiye gutwara imodoka yawe ukaba wacekinze muri radiyateri yayo, ukaba warebye na vola. Ni n'ibintu buriya umuntu aba agomba kwitaho cyane, nka pompe ya hydraulique. Ibyo ni ibintu byinshi cyane, nyine imodoka igizwe n'ibintu byinshi umuntu aba agomba kugenda yitaho, cyane cyane nk'iyo agiye kuyigura cyangwa kuyikodesha.
hari igihe ukodesha nk'imodoka ugasanga ntikata bro, ugasanga vola yagira komeye kugira ngo ukate ukabona nyine birasaba nko kuyineneka. Icyo nacyo kiba ari ikibazo gikomeye cyane kandi buba ari ubupfa kenshi ushobora no kuvuza bukaba butapfa gukira. Pompe ya hydraulique buriya nacyo ni ikintu cyo kwitondera cyane. Ariko today wari wambajije ku bintu bijyanye na buwate, ni nabyo nari ndimo ndasobanuriraho abantu. Ariko nizere ko byumvikanye ku muntu ukeneye gukodesha imodoka, kuyigura no kuyiga by the way. Batamo nimero baguhamagaraho. No barayibona, iyi nimero bareba kuri screen yacu. Ni nimero bari gushaba. Iyi nimero mureba kuri screen yacu ariko nanayivuga nta ribi. Nta muntu ukora muri domaine y'imodoka ugira inzara. Ntabwo bibaho. Cyane kana akazi kanyu bro, mwana mwari akazi. Akira. Twe turabandi. Nakuvuga nimero niyo ngiyo mureba kuri screen. Announcement yanjye kwa kubatangariza ko dukodesha imodoka tukazigurisha ndetse tukanazigisha. So ikindi kintu twababwiraga ku bijyanye na buwate nk'uko C Portrait yari yabibajijeho. Buwate ya manuel na buwate ya automatique aho bitandukanira nk'uko nabikubwiraga. Buwate ya manuel kugira ngo vitesse ihinduke bisaba ko uyihindura mu buryo buri manuel. Iyo ni buwate ya manuel, imodoka ya manuel. Ya imodoka ya vitesse. Nukuvuga ngo yes, oya imodoka zose ni za vitesse. Buriya na automatique igira vitesse. Ariko hari abantu batajya babitekereza nkanjye. Okay, hari abantu babifata nkawe. Ntabwo mu gihugu ntabwo habamo injiji imwe rega ntabwo bishoboka. Ntabwo byashoboka ko mu gihugu habamo injiji imwe ntabwo byakunda. So nukuvuga ngo imodoka ya automatique muri cya gihe cyo gufata umuvuduko ufashe umuriro mwinshi yo ubwayo igenda yongera ama vitesse. Cyangwa se reka tubyite kongera umuvuduko. Yo ubwayo igenda yongerera umuvuduko. Kuko buri imodoka itongereye utangaje vitesse nubwo imodoka yakongera umuvuduko. Nukuvuga ngo mu magambo make kugira ngo byorohere abantu, kwangaja vitesse bivuze kongera umuvuduko, noneho kugabanya vitesse bivuze kugabanya umuvuduko. Nukuvuga ngo kuri automatique niba ufashe umuriro mwinshi cyane aho ngaho uraba uri kwangaja vitesse. Nugabanya wa muriro uraba urimo urazipangura. Noneho kuri manuel ahantu bitandukaniye, niba ufashe umuriro wari muri vitesse ya mbere ukumva imodoka irihuse, ubusabwa guhita ukandagira brillage ugahita wagaja n'iyindi vitesse. Iyo nyine biba biri ariko bibikoraho n'intoki. Yaba vitesse ubuyangaja ni manuel kabisa. Ibyo ngibyo birahita bijyana ikibazo cya kabiri dusoza. Akabazo gato cyako kwa mwibagiye. Arasabwa kureka biraje kwikinisha ku musore wese uri mu kigero n'iki cyawe. Ntabwo tukigira tuvuga ngo state n'insubira cyane ko state n'insubira cyane ntabwo mukibivugaho ntabwo mukibivuga mu mazina yabyo. State yabaye isubira cyaha. State ngo n'insubira cyaha. Ariko mani n'isubira cyaha, n'isubira cyaha kuko dufite abakobwa benshi cyane hano mu Rwanda bafite ibibazo byo kubura abagabo. Muri mu cyumba muri gukoresha za gifura n'iki n'iki. Biterwa n'iki. Ibyo bikora se? Ntabwo njya mbikora nyine ngiye biterwa n'umunaniro n'amayoga mu mwanjye. Bwarananiwe. Waje n'umunaniro mwinshi mane ziko mu cyumweru byaba mu kabiri. Nako wadaye ikibazo ndakibagiye. Okay, niba ukibagiye genda komeza mbitera iyi story n'ubundi ku bintu bijyanye na boîte. So ikintu rero gishobora kubwira ko boîte yawe ifite ikibazo n'iki, cyangwa se bahe nk'ikimenyetso kimwe gishobora kukubwira ko boîte irimo ikibazo, cyangwa ibyuma bikunze gupfa muri boîte y'imodoka. Ubwo nawe guhaye umwanya wo gutekereza ikibazo wari ugiye kumbaza. Nafashe niyo mpamvu nawe rero icyiza cyo kugira umutumirwa uri wise bro, uye tubatunganya ubwenge nanjye mbabuze icyo kuvuga. So undi umuniga no Muslim. Ndubu? Umuyisilamu. Umuyisilamu. Njye ntabwo ndi umuyisilamu. Ntabwo uri umurokore. Njye ndi umwemeramana tu. Umwemeramana. Njye nemera Imana. Icyo nashatse kuvuga ntabwo ukoresha ibiyobyabwenge. Ngomba direct. Ni umusikamu. Ndi umusikamu. Direct nicyo aberaho mani. Direct ariko ni umuzonganyi. Ni umuzonganyi uranasasa. Sumvisha ko ubundi iriya story y'imodoka yemereye mu magana abiri yavuze ati muzabigire ibanga. Abantu rero basererezanya buriya ntabwo baba bashaka abantu babaserereza bro. Nari ndimo ndababwira ku kintu kijyanye n'ibimenyetso bishobora kukubwira ko muri boîte y'imodoka harimo ikibazo. Disque na plateau birasaza. Hari igihe disque na plateau bisaza cyangwa se na bite ikaba yagira ikibazo. Bite hari ukuntu igira ikibazo ikagihondagura cyane muri boîte. Mu gihe wumvishemo urwo rusaku rero ufite uburenganzira bwo guhamagarira nimero iba kuri screen uvuga ati umusongozi birasaba iki kugira ngo ugere ku modoka yacu twumvira ikibazo ifite. Dufite n'igaraje ryiza cyane, tubafite pièce de rechange hano mu mujyi wa Nyamata, mwaza mukatureba tukabafasha nta kibazo. Cyangwa se niba udafite n'umwanya uri umu boss uraduhamagara
tukaza imodoka yawe tukayifata tukayigeza kuri garage tukakurebera ikibazo ifite ibintu bikagenda neza cyane. Mu modoka rero muri buwate nk'uko nabikubwiraga habamo ibyuma bibiri cyane cyane reka mba aribyo ngarukaho, ibyuma bizwi nka disike ndetse na plato. Urumva disike iyo yashaje imodoka igira icyo bita misi. Imodoka ishobora kugira misi iturutse ku mabuje, ziriya buje zo muri yes unzajya n'ibintu cyo mu ijambo kubera kwibagirwa kwawe. It's right. Yeah, it's okay. Ndashaka kukubaza ku kibazo imodoka za automatique zifite ukuntu zitandukanye. Nuko ngo hari imodoka igira R rivance, ikagira D ya drive, ikagira na N ya net. Nuko ngubwo automatique yera. Hakaba n'imodoka igira R ya rivance, ikagira D ya drive, N ya net, noneho hakazaho n'inyuguti ya kabiri. Ndashaka kusobanura iriya nyuguti ya kabiri. Iriya nyuguti ya kabiri hari n'izo uzasanga hariho inyuguti ya L wayibagiwe. Ya L nayo cyangwa se ugasanga hariho inyuguti ya gatatu iriho na D ya 3D. Ya 3D. Iyo ntabwo ndayibona iyo nabonye niyo ngiyi. Ejo bundi ni umuntu imodoka ya kabiri. Reka bite nibira n'abana akabanga. Buriya mu kizamini cya automatique. Abantu bakora ikizamini cya automatique. Iyo ugiye nko ku isomo rya demarrage, abapolisi nabo baba bashaka kuzamukira muri drive. Bashaka kuzamukira muri ya kabiri. Iriya kabiri ushaka kuba kabiri vitesse. Iriya ni vitesse buriya. Ni vitesse noneho ku modoka zidafite za 3D na za L nk'uko nabikubwiraga. Mu gihe ugeze nk'ahantu ukaba start ugafatwa wenda nk'amapine akanyerera. Drive wayikoreshwa umva ntabwo biri gukunda. Iriya kabiri hari igihe itereka mega itikujagura amaho ahantu. Bishatse kuvuga iriya vitesse ifite imbaraga nyinshi kurusha drive. Ntabwo ari vitesse nziza yo kugenderamo umwanya munini, ariko ni vitesse yo kwifashisha mu gihe imodoka igeze ahantu hasa naho hari ibyago. Wasobanukiwe? Nasobanukiwe nanjye urumva nabaza kandi. Nari ndimo mbabwira rero ku bintu bijyanye n'imisazire ya disike ndetse na plato n'icyo byafekta ku modoka. Nari ndi kubabwira ko iyi modoka ifite ikibazo muri disike na plato cyangwa se iyo disike zashaje, imodoka igira icyo bita misi. Iyi modoka ifite misi apana misi Rwanda ariko ndakuzi ibintu bya byose igira icika intege. Reka tubifate gutyo, icika intege. Nk'iyo uri ahantu haterera muri cya gihe wowe urimo urafata umuriro uzamura turiya moteri kugira ngo uhindure vitesse. Ufata umuriro kuri manuel. Kuri manuel. Ufata umuriro aho kugira ngo imodoka yihuta ahubwo ikagira urusaku rwinshi. Igira urusaku rwinshi rudahwanye n'umuvuduko iri kugenderaho. Iyo ni effect ya mbere ishobora kukumvisha ko muri buwate harimo ikibazo. Indi effect ya kabiri, hari igihe nk'imodoka bayambika disike na plato wenda byarashaje bagiye kubihindura. Imodoka bakayambika wenda amaplato agira amaplato n'amadisike agira amoko. Hari iziba zanditseho Toyota, hari iyitwa Valeo. Valeo buriya ni nziza cyane. Valeo ni nziza cyane ku bantu bambika amadisike n'amaplato. Valeo ni nziza cyane. Hari igihe rero bayambika nka plato, bakayambika plato ntibihure ibyambarane. Noneho imodoka wajya ujya nko kuyihagurutsa irimo muri vitesse ya mbere wenda n'urugero, wakoroshya kurambura yaje imodoka ikajegera ukumva nk'ikizu cyose kigiye kuyivaho. Rimwe na rimwe ikanisha ikaba yakuzimana mu buryo buri sagara nyine, kumva muri amburiyaje harimo umuvumo atari amakosa yawe muri make. Ku buryo nk'umuntu w'umunyeshuri wenda tuvuge n'urugero, niba bayishyize nko mu gasitarireti, umunyeshuri aje kwiga bishobora kumugora cyane kugendera kuri iyo plato. Kandi urumva hari nk'igihe nk'umushoferi utwara iyo modoka nawe aba yagiye nko mu igaraje agakubitana n'umukanishi w'umurara wenda wifitiye nk'iyo plato bamutejeho ingaru, akavuga ati Clovis ndabona ari idage ibi bintu ntago abizi, reka mite mufatirana direct mite mubyaza umusaruro. Agahita guha ya PS yakuye mu modoka y'umuntu runaka yabyanze, akahita yikwambikira we kandi akikwambikira yikugurishije nk'ishyashya. Ibyo bintu bibaho cyane mu magaraje. Ubu izindi nama ndimo ndagira ababosi bafite gahunda yo gukoresha amamodoka, abantu mujya gukoresha amamodoka mudafite umwanya wo kuzikoreshereza, akenshi babambika babaha ama PS ashaje kandi bakayabagurisha nk'amashyashya. Uri kubyumva ibyo bintu? None ugasanga nk'umuntu wenda yifite nk'ibibazo byo mu mapine, yaragiye gukoresha wenda feri, bakamwambikira amadisike ashaje n'iki, wakavuga ati imodoka yanjye n'urwembe ni rodage, mu gitondo wagera muri controle
bagahita bakwima control, abapolisi bakakubwira ati imodoka ifite ikibazo cya feri, bagahita n'ubundi bakayikurega. Ubwo uzi iyo bayikureze uriya muri control hagendera amafaranga. Polisi y'u Rwanda buriya yinjiza ibiceri byinshi. Reka nkubwize ukuri bro, reka nkubwize ukuri, mu nzego zo mu Rwanda zikorera amafaranga menshi, polisi iza ku mwanya wa mbere. Polisi y'u Rwanda ikorera amafaranga menshi, kuko njyewe nagendeye wenda nashakiye control nk'Iremera nka gatatu, ariko ibintu byambagaho ni ibitendo. Njye naragiye bwa mbere, burihangara gato batere kano ga story, wihangane gato. Hari abantu benshi, okay, hari n'abantu benshi usibye no kuvuga ngo bagomba kwihangana, ndabizi neza ko hari umuntu udukurikiye kano kanya utazi ngo control ishakwa gute, kandi uwo mushoferi utwaye imodoka igihe kinini cyane, ku buryo wenda igihe cyane hari abantu ushobora nko kubutwara nk'imodoka wenda ya kampani runaka, ugasanga nka kampani ifite umumentenance ukurikirana imodoka zabo, ku buryo njye nshobora kuba ndi umushoferi wa kampani, igihe cya control cyagera uwo musharo wakayijyanira muri control, njyewe singeyo. Ejo rero iyo ngiye yari ubwa mbere ngiyeyo, ishobora kungora. Niyo mpamvu uyu munsi nshaka kubanza guha abantu agatangazo gato ku buryo umuntu ashobora gushakamo control kandi akaba yagira amahirwe yo kuyibona ku nshuro ya mbere agiye muri control. Kuko iyo ugiye muri control ku nshuro ya mbere ntuhita ubona control, iyo usohotse ubwo icyo ni igiceri kiba gihiye, ugomba gutanga ikintu. Mvuga ukuntu bigenda. For the first time iyo ugiye kwinjira muri control cyangwa ushaka kuzajya muri control, wenda tuvuge control ubundi imodoka nyinshi baziha control nk'izi ngizi zigisha dukunze gukoresha, baziha control y'amezi 6, bakaya control y'umwotsi y'umwaka, kiriya cyangombwa cya rema baziha cy'umwotsi nyine cyo gupima umwotsi. Ni ukuvuga ngo rero iyo control, iyo ugiye muri control bwa mbere, ari ubwa mbere ugiye muri control nyine, control wari uyifite yarangiye, ugiye kujya gushaka iyindi, urabanza ukishyura 20,000 ku irembo byo kudekarara control. Yes, nyine ni nko kugura rendez-vous, bakaguha rendez-vous igihe uzagera muri control. Noneho wowe iyo rendez-vous baguhaye cyangwa se iyo tamori bigomba gucamo aho hagati, ugomba kuyikoreshamo imodoka yawe kugira ngo uzajye muri control uri ready to. So byumva? Yes. Noneho iyo umaze kujya muri control, nyine baragucekinga, just bacekinga ubuzima bw'imodoka kugira ngo barebe ko imodoka yujuje ubuziranenge, bayihe control, bayihe certificate nyine y'ubuziranenge bwayo. Noneho iyo ikintu kibaho rero, wowe hari igihe ugenda nk'uko nguko nabikubwiraga, ugaca nko mu igaraje ugakoresha utuntu twose, bakagukorera ariko ukibagirwa nko gukoresha nk'agaferi yawe. Aferi yame ni ibintu abantu badakunda kwitaho, kuko nko muri control feri yame ni ikintu bakontaho cyane. Iyo bayiza nanone imodoka buriya bakayiha control banagendeye ku kazi ikora, nk'imodoka buriya za promenade, imodoka zigisha, imodoka bitaho cyane, ko bavuga ati zino modoka ziba ziri mu buzima bw'abantu, tugomba kuba tuzi neza ukuntu zihagaze. Bagasanga ifite nk'akabazo ka feri yame, nta kindi kibazo ifite, kavuga ati la feri yame yawe irazamuka cyane kabisa, ira ntago ifata, kavuga ati genda ukoreshemo gake muri feri yame yawe, hari ikibazo. Ubwo ni ukuvuga ngo iyo usohotse muri control uhita ugenda ukadekarara feri yame y'4,000. uri kumva ku irembo. Nanone ushobora kuba tugize abashyitsi, turahita tunagana ku musozo. Urihangana rero, tuba turi no mu kazi, twakiriye abakiriya baje kutureba, turi ba Munyakazi, mukeneye amafoto meza, amavideo meza, natugana tukabafasha, ibintu bikagenda neza cyane. Ku bufatanye na Hot Pictures Studio twabafasha ibintu bikagenda neza. Ariko mu gihe abakiriya batarinjira, reka mbe nkubwira kano kantu ka control. Urumva, niba winjiye muri control bakakurega agaferi yawe, iyo usohotse uhita udekarara kine, noneho ukagenda ukabikoresha kuri declaration. Baguha nanone baguha indi rendez-vous yo kuzagaruka. Oya, nta modoka nazanye. Nta modoka twikomereza. Nta modoka nazanye mwana, kuko numva uwo muntu arimo aravuga ngo ndishobora ko nta modoka nazanye. Nta modoka nazanye, ngiye naje n'amaguru. Uri kumva bro? Nayisize ku kinambara. Asanga nyamara mu namba. Hari imodoka bari kunshinja bimanye inzira, bagiye nta modoka nazanye.
umuntu aparitse inyuma yabo arabafungiranye yabafungiranye ngo bimanye inzira ushobora gusanga ese hano ko ari ridi wasanga ari nawe yahaparitse akaba arimo arabaza ngo nta modoka nazanye ribura uramuzi wowe ahubwo hano hari parikingi nini bya hatari izo ubwo umuntu yaparitse ate ku buryo yimanye inzira n'imodoka yitambitse mu muhanda ribarambeshye yayiparitse ndumva nasohoka paritse twumva nanjye ngize amatsiko yo kureba ibyo bintu reka tubaze dusoze ikiganiro urumva bro ndimo ndakubwira ukuntu polisi yinjiza amafaranga ariko nanabwira abantu uburyo control ishakwamo urumva nyine biba bihuriranye just akara gaciye urumva rero iyo urumva noneho nari nyikubwira urasohotse bakureza agaferiyame urasohotse bagukubise rendezvous yo kujya kugakoresha ngo uzagaruke noneho bakakubwira yuko ugomba kujya gukoresha feriyame bagahita baguha nk'iminsi 3 cyangwa 4 bro kakubwira tuzagaruke nyuma y'iminsi 3 kandi feriyame kuyikora nubwo byatwara n'iminota 20 wemerewe no kuba wagenda ukayikoresha ugahita ugaruka ariko bitewe na systeme y'abakiriya benshi n'ibindi turabivuye ariko nari n'ibindi ugasanga barakubwiye ngo genda uzagaruke nyuma y'iminsi 3 urumva noneho nyuma y'iminsi 3 ubwo ngubwo mbere yuko winjiramo wari wakoresheje feriyame wakoresheje amapensage kuko na pensage bazitaho cyane kuri akuntu usanga vora isa n'ikebanye itari ku murongo n'amapine neza ari nk'ukuntu bugoroye amapine y'imodoka ariko ukabona vora ntigororotse ukana vora imeze nk'ikebanye kari akantu nako bagakontaho cyane ka pensage noneho ugasanga we wabikoresheje byose n'agapensage uwo munsi wari wagakoresheje ariko agaferiyame kabaye ikibazo bibaye ngombwa ko imodoka wongera ukayigenderaho next time wagaruka ugasanga pensage wari wakoresheje wenda wabaye idage ntabwo wayisubiyeho ugasanga pensage wari wakoresheje yavuyemo uri kumva ukagenda bagahita bakurega pensage nanone akabora ka pensage bise mbitekereza agenda direct ahantu mu bukwe nganzira dutwaye Prius Prius ukati buryo kuri vora amapine gakati bumoto babaha Prius ntabwo ibyo byumvisha ibyo byarabaye bro baba Prius oya Mariboro yari yarahengamye ni pensage ngo